Ndagusuje kandi nkwaye ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane nawe. Wagize neza gukora subscribe, wagize neza kubana natwe, udusengera utwifuriza umugisha w'Imana. Turagukunda, turagusengera, tukwifuriza umugisha w'Imana kandi twiteguye kuzabana nawe mu bwami bwa Yesu Kristo. Twizere ko utazadutenguha ngo ubureyo. Kuri mikoro ndi Masengesho, hanyuma kuri kamera zacu dufite Mama Karabo. Ngira ngo musanzwe mumenyereye ko atuganiriza, niba ari ubwa mbere umubonye kandi nabwo uhabwa umugisha kubwo kumubona mu izina rya Yesu. Mama Karabo, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha nawe. Ndagira ngo tuganire, ntabwo tuza gutinda. Twasenze umukiza Yesu abane natwe, umwuka wera rusheho kutuyobora cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dore ibimenyetso biranga abana b'Imana, ariko hakabaho n'ibiranga abana ba Satani. Ariko kubera ko Satani ari ikigoma abantu bose kandi n'ibihembo bye nubwo abantu bamukorera baba badashaka ko ubibutse ko ari byo bazahembwa, bose biyitirira ngo ni abana b'Imana. None Mama Karabo, wowe ikigendanye n'umwana w'Imana kuri iki gihe, cyangwa urwo rubanza navuga ngo ni uruca abana ariko abantu bajya bagira gutya bijijisha, abana b'Imana n'abana ba Satani batandukaniye he? Ubundi mbere na mbere turamenya dutandukanye ahubwo abana b'Imana n'abantu b'Imana. Hari abana b'Imana n'abantu b'Imana. Umwana w'Imana ni babandi bavuga ngo bahawe ubwiru bwo kumenya. Turahita dushakira urugero hafi. Ukuba twese turi Abanyarwanda, aho ugeze baravuga ngo abana ba perezida w'u Rwanda, abantu ba perezida w'u Rwanda, ukajya kumva nyine bakamuvuga mu izina, ati dore waba uri Kongo, waba uri Burundi, waba uri muri Amerika, naho kwa runaka. Ariko ntabwo babisobanuye ngo turi abana be. Umwana afite uburenganzira bwo kwinjira ahantu hose ashaka. Ariko njyewe kugira ngo nzamugereho n'ubu ngubu sindamukora mu biganza, kandi ndi umuntu we, ariko kumugeraho n'izindi aferi, nta nubwo kumugeraho simbizi, ntabwo ndamugeraho, ariko mba murebera kuri televiziyo nyine, ariko sindamureba n'amaso ku maso twegeranye. Ubwo rero niyo mpamvu hari abantu b'Imana n'abana b'Imana, ahubwo hakaza n'abana noneho ba Satani, abo Yesu yavuze ngo muri abaso Satani. Abana b'Imana, reka tuya dusome ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Nibwo tureza twinjira neza mu gusobanukirwa abana b'Imana n'abana ba Satani. Haratubwiye ngo Yohana 1 umurongo wa 12 avuze ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. 13 abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Amen. Imana yaratubyaye. Hari ahandi handitse ngo turabaraganwa na Kristo. Iyo umuntu ari umuraganwa na Kristo aba ari umuvukanyi wa Kristo. Niko nyambwira abantu, Yesu ni umunyacyubahiro rwose, ariko hari aho ngera nkavuga nitugera mu bwami bw'Imana azajya avuga ati dore mushiki wanjye, dore uyu n'uyu, ku muhungu azajya avuga ati dore murumuna wanjye, kuko turi abana b'Imana. Na Yesu ubwe ni umwana w'Imana, ariko urundi ruhande akaba n'Imana ubwe. Ariko ngo abamwemeye bose nabaraganwa. Igihe Kristo azaragwa, azaragwa nk'umwana mu rugo, nanjye nzaragwa nk'umwana mu rugo. Turabaraganwa na Kristo. Ngo abo ntibabyawe n'inyama n'amaraso, ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo, ahubwo ni Imana ubwayo nyir'ubwite yababyaye. Muri abo ngabo rero nibo usanga tuvuga ngo turi abana b'Imana, ngo turabaragwa. Ahandi ngo uko tuzasa ntabwo twari kwerekanwa, ngo ariko icyo tuzi Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Imana ishimwe. Turi abana b'Imana. Nje kuvuga rero ku bana b'Imana. Umwana w'Imana yemerewe kwinjira aho abantu bose batagera. Kugera ku Mana ntabwo ari buri wese uyigeraho, uvugana n'Imana ntabwo ari buri wese uvugana n'Imana. Abantu cyane cyane bamwe bavuga ngo barigiye gusenga. Gusenga ni ugusabana n'Imana. Wagiye gusabana n'Imana muraziranye? Cyangwa uri kutubeshya ntabwo ari Imana nyir'ubwite mwagiye gusabana, hari indi Mana ku ruhande. Iyacu rero isabana n'abayo, bana bayo yibyariye. Hano Yohana mu bice 3 ku murongo wa 6 yabivuze neza, aravuga ngo ikintu kibyarwa n'umubiri cyose ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka cyose nacyo ni umwuka. Ni ukuvuga ubwo Imana ari urukundo kandi ikaba ari n'umwuka, ubwo ni ukuvuga ko n'abana bayo ni urukundo nabo, kandi nabo ni umwuka.
kandi nkeka ko Abaroma 8:14 yabyanditse neza, avuga amagambo akomeye, avuga ko abayoborwa n'umwuka w'Imana bose ari bo bana b'Imana. Abo none wenda ubwo ku muntu uri gutekereza ateko ndi umwana w'Imana, ndi umuntu w'Imana, urubyaro rwa Satani, ndi uwuhe? Ibyo bintu izo ngingo ziri kugufataho kugira ngo tumenye aho uherereye. Umenya aho uherereye. Kwitwa umwana w'Imana ni iki? Nongere tugaruke. Abamwemeye bose bakizera izina rye, abo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abamwizeye, abizeye Kristo, kugira ngo umenye neza yuko uri umwana w'Imana. Mbere na mbere hariho jambo yaranganye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Kristo ubwe ni Imana. Niba ari Imana yo kugira ngo tumenye ko turi abakristo, nkuko tuvuga ngo turi abakristo. Hari kuvuga ngo ndi umukristo, ni nkuko navuga ngo ndi umunyarwanda, ariko ntari wa runaka. Ubwo rero kuba ndi umunyarwanda ariko si bivuze ko ndi wa runaka, ni nako hari umuntu uvuga ngo ndi umukristo, umwitirirwa ariko utari uwe. Kuba uwe rero bishatse kuvuga ko ugomba gupima ADN ya Yesu, bagapima na ADN yanjye. Twavukiye mu bise by'amaraso, mu maraso ya Yesu. Mu maraso niho bavuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, kugira ngo tumenye neza yuko muri abavukanye cyangwa se muri abaraganwa nawe cyangwa se muri abe. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Hari harimo kubabarira, hari harimo urukundo, hari harimo imbabazi n'impuhwe nyinshi, kwihangana, ubugwaneza. Uwo mutima wari muri Kristo Yesu. Bareba ibyo bintu biri mu mutima, bagende bafata amaraso. Umutima ni utera amaraso mu mitsi, bagafata amaraso, bapima ayo maraso, bazapima amaraso ya mama Karabo, bazapima amaraso ya Masengesho, barebe ko ayo maraso koko izo ndangagaciro zirimo ari buhure na ya Yesu. Ese nidupima tugasanga harimo nk'ishyari, biravamo uwo nguwo ntabwo ntubizi se ko umuntu ajya kujya mu mahanga kugira ngo ajyane umwana bakamupima ADN ngo amenye ko ari uwo. Bapima bagasangamo kutababarira. Ibi byose nabyihanganira mana. Ubwo tayari wamenye aho ujya, uskuramuzi. Urumva, ubundi umwana agira imico ya se. Yego, uko byagenda kose umwana afite imico ya se. Niba ise ari umunyamahane, umwana azavuka kubita. Niba se yiba, bizamwomaho. Niba se umwana asa na serega, urumva tubiziranyeho. Urumva, umwana basa na se. Rero bisobanuye iki? Niba bapima mu mutima, buri hari abantu bajya bavuga ngo mwene data, ngo mwene so, ngo ntukagire gutya mwene so. Mwene so wawe ninde? Mwene so wawe nuwo muririmbana, mwene so wawe nuwo musengana mu rusengero rumwe, mwene so wawe nuwo mukorana, mwene so wawe ninde? Ngo namwanze da. Umva ikintu hano Yohana yabivuzeho ku 18:44. Yaravuze ngo mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira. Nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi niyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. None se yakukuraye? Navuga ibinyoma, aravuga ibye ubwe kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w'ibinyoma. None se ko tubizi neza ko ikinyoma ari Satani, ukuri ari Kristo, urumva umunyakinyoma arabifatanya n'ukuri bikavamo? Muntu witwa kuri uw'Imana, utwo tuntu twa Satani ufite aho mu kwaha, utwo tuntu twara mu kwaha twa Satani, ko bavuze ngo nutwaso nkuko tekereza nk'ibyo utekereza. Kuvuga kuri uw'Imana tukaba turi kukubonana udusakoshi twa Satani. Ubundi uri kutujyana. Utwo tuntu uri kutujyana utuvana he? Kuri kutubeshya. Tuje hano kugira ngo dutandukanye abana b'Imana n'aba Satani. Nubona hari umuntu mutari kumvikana, umenye ko umwuka uri muri mwe atari umwe. Umwe afite umwuka w'ukuri, undi afite umwuka w'ikinyoma. Ubwo ntiwirirwe wibaza ngo dore ngo turasengana ngo none aranyanga, ngo turasengana ngo aranteranya, ngo turasengana ngo none ngo turaririmbana muri korali ngo banshoberereza ngo nabashaka yuko dukorana umurimo, ngo nabashaka yuko duhagararana. Muri Kristo ni urukundo ruharangwa, muri Kristo ni ukubabarira, ntabwo ari ugukwena ngo dore umuntu yaguye ukajya ku karubanda ukavuza induru ngo koma hano ngo kwitana ngo nguye inkuru ngo zishyushye ngo zirashyushye, ize zishyushye zenzime shabora uzi ko runaka twaririmbana kandi n'uburyo namenye ko twiteza amenye na runaka bigabo biri kukunezeza. Uwo si uwaso ntacyo mupfana.
47 aravuze ngo uw'Imana yumva amagambo y'Imana, mwebwe igituma mutumva nuko mutarabi Imana. Abayuda baramusubiza bati ntitwabivuze neza yuko uri umusamariya kandi ufite dayimoni. Bare no tubeseka cyane. Twabivuze na Yesu bamwise ngo numwami ngo numubezeburi. Ariko mama kara tewe nuri kuvuga uri gushaka kuvuga ngo turaba papa ko ari agashya ari gusa twibikiye ni wowe ufite dayimoni. Hari inzika gusa twigirira cyangwa ari amoko yatuzonze yonyine no kugambana byonyine n'ubugugu. Avuga ngo ni ibya papa Satani kubera iki n'ibinyoma. Akarari niko katuma nkura mu bana b'Imana gute. Kibazo tumenye ngo kuri umusamariya kandi uri umudayimoni. Ubundi tumenye ngo ibyo bintu wibitseho uwo suri kuvuga ko twamaze kumenya indangagaciro afite zivuga ngo mugire wa mutima ari muri Kristo Yesu. Ibyo bintu urarebye usanga Kristo yari abifite. Ibyo birari Kristo yari abifite. Ibyo bisambanyi byawe Kristo yari abifite. Ibwo kumwamwanya Kristo hari ibyo umusanganye ko yabanaga n'abari abakobwa Mariya na Marita. Wigeze ujya kuvuga ngo bavuga ngo yigeze hari makosa yakozeyo? Hari za Viyore wimvanye Kristo. Mwarezwe nande? Mwebwe muvuka he? Muvukana nande? Mwabyariye bwe hehe? Mumenye ukuri ikinyoma. Urabeshya uramwamwanyuza ibintu byinshi cyane uri gukora. Ibyo bikosa byawe, ibyo byaha byawe bitagira ingano mu mutima wa Kristo birimo kugira ngo uzutwemerera yuko uri umwana w'Imana koko. Tubwire nitusanga rwose Yesu yarabikoraga turavuga tutubwo nibyo. Ariko mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Wa mutima wari muri Kristo Yesu. Yego. Wa mutima ni wowe wakundaga kubabarira, wakunda ibyiza wagiraga muri wo. Ni wowe ufite cyangwa ufite undi mutima umwe ukora ibyaha nyine uri hanze ntabwo uri imbere. Hari ahantu havuga ngo hanze hazayimbwa n'abarozi n'abasamba n'abantu bakunda kubeshya kavuga ngo ngiye nabeshye ngo ariko ngo kanyama ngo ikinyama cyo kwirengera ngo n'Aburahamu yaragikoze. Nubundi ninde wabwiye yuko mu bintu Aburahamu yakoraga ikintu cyatumye Aburahamu yitwa sekuru w'abizera ni kimwe cyonyine. Naho ibindi byose yakoze nubwo yari yarahamagawe ntabwo ari byatumye yitwa sekuru w'abizera nuko yavuze ngo jya gutamba umwana wa Isaka akemera kujya kumutamba. Ako se ubundi bagiye bakopera ibyiza bakakopera ibyaha ngo ba Dawidi runaka kusambana na Dawidi yarasambanye ngo na Dawidi yarasambanye ngo azajya abagore benshi ngo na Salomo ngo kandi ngo nawe ngo Imana yaramusenga imana ubwenge. Habaye mute ikintu mwabonye mukure kwigira kuri Dawidi n'ubusambanyi gusa n'inkota yo kwica nta kindi kizi intambara zitashira zabagiwe ko mutagira umutima nk'uwo kwihanira imbere y'abantu. Kwihanira nk'uwo yagiraga umutima Imana ishima watumye Imana inavuga ati mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uwo nshaka. Ahubwo ugakopera ubusambanyi n'amara n'uwo kwica. Erega kwa Gihanda nta kindi yerekaga abagabo bari bafungiyemo ba Mukristo. Yaberekaga abo yayiciye mu nzira. Ati muri kubona bino bihanga. Mwabonye ibihanga bihari. Mwese murabaruta. Uraruta uriya nishaje bundi wo nishaje wo nishaje. Murabaruta bariya namwe rero. Mushaka ikibica. Dore icyuma ngicyo kijombe dore umugozi w'inaganike hitamo kuko nutabikora ndaza kukwirangiriza. Mama Karabi yuvuza ko kantu buncotoye. Muri iki gihe gikomeye abantu bose bari muri gereza y'Igihanda yabayitishijemo kirababwa ati ntago muzancika. Ariko hano ari uburyo bwo kwigirira vuba. Akiyahura nkaza kuza yapfuye. Ngo Igihanda cyaragiye kizana umugozi kizana icyuma kizana ibinini imiti yica cyagati dore ngibyo. Wahitamo kwicwa n'abagore ab'ibigoryi ngabo batazi kwambara ngo batajya bambara ngo batacyambara imyenda y'imbere. Reka ngo basige bagenda narabatunganije batazajya bambara iy'imbere. Nushaka kwiyica niba ari iby'ubujuru ushaka ngibiri ibyo kwiba ngibiri. Nushaka ibinyoma ngibiri. Nushaka guhanura ibintu by'ibinyoma ngibiriya. Nushaka gushinga urusengero dore abayoboke bazajya bakubyinirira. Wowe hitamo ikintu kigomba kukwica. Nushaka kwicwa n'amabara y'abatinganyi akira. Nushaka ikintu cyose ngibyo
nsanga mwirangije reka mbe ngiye kandi nimutigirira vuba ngenda ari abantu Satani ajya amanika mu ngo z'abantu kavuga ati ndamukuzaniye urebe uko wigenza nzaze wabirangiza akamuzana akavuga ati wabuze umukozi akira umukozi atacira ukira umukozi ni boss ushaka hakira na boss aho wagwa hose cyo mfa nuko nzasanga ubugingo butakurimo mu biro byawe ukeneye protokole ukuzanira akacyaye akira niba misi ushaka akira cyampa nuko wirangiye naba afite amafaranga menshi akira n'abakora ahantu hakomeye akira wenze gusanga wirangiye we byibwirize ntabwo ntunyendereze ko ndaza kugutaho ngo nkwiyicire yarabibasigiye ukristo arakireba aravuga ati kubu wakwirangiza ko ndetse n'ubundi nta byiringiro byo kuva aha hantu bihari ngo mwizerwa amubwira ati we yasigaho nyir'ururembo tujyamo ntabwo ibi bintu abyemera umuntu wiyahuye ntajya abona ubugingo wikoraho dutegereje ubwami emera dutegereze Imana ku munota wanyuma ishobora kuza turabana bayo kandi Imana yacu sindangare nubwo tubabaye ariko dusezeranije kudutabara mu byago no mu makuba ihangane wikoraho dutegereze byago no mu kiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka mukiza muri byose hadasigaye na kimwe ibyago byabaye kwa Gihanda ariko Uwiteka arahari ngo mukize muri byose ijisho ry'Uwiteka riri kuba mwubaha no kuba mutegereza bose njyewe ubwanjye mpora nzirikana umwana wanjye aho aherereye arahamagara nkamenya ko ari ijwi rye nkavuga arampamagaye urashaka iki mwana we ijwi rye sinariyoberwa jirungo ryahise rivuga ati muvuze neza ngo ahita yikora mu gatuza kwikora mu gatuza no kwikabakaba agaca bugufi yari agiye gusenga mama yumva urufunguzo ruraje yumva rukoza aravuga ati kumbi mfite urufunguzo cya kigabo cyari cyatukingiranye kandi burya mfite urufunguzo ngo kunda gusenga musegesha umwuka iteka iyo umuntu agiye gusenga yikomanga mu gatuza akavuga ati Mana mbabarira ibyaha byanjye atabona urufunguzo mujye wibuka umuremyi wawe ujye wibuka umuremyi wawe iminsi y'ubusore bwawe n'iminsi mibi itaraza n'igihe kitaragera ubwo uzaba uvuga ngo sinejejwe nabyo hari abantu bagera mu cyiciro bakibagirwa umuremyi wabo igihanda kikabamaze igihe muri gereza kandi bafite urufunguzo rwayifungura kubera kwibagirwa icyo bavuganye n'Imana kwibagirwa aho Bibiliya iba kwibagirwa yayitatu wajya gusenga Imana ikakurwanirira ukibagirwa gukiranuka ukibagirwa kwizera ukibagirwa wa murimo Imana yari yaragushinze izajya ikureberaho Imana kureba mu rugendo ikakubura yareba mu masengesho ikakubura yareba mu kugira neza ikakubura tiko umuntu yazimiriye hehera muri gereza kwa Gihanda bitira mu rudiyabete kikakwiherera nawe ukakwica karwara muri roho kajya utekereza nabi kajya ubona ibikezi bigenda abagore b'amabuno bahita abagabo b'amabogari bacaho abakomeye n'aboroheje ari bubona asinzira ukarota mu marimbi ariko mwakwibutse ukarangira ijambo ry'Imana ko rivuga ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye akaba yicaye iburyo bw'Imana ashinzwe kukuvugira uwo rukundo uri imbere y'Imana wamwibutse ongera wibuke icyo wavuganye n'Imana birababaje buriya uhise unyibutsa ko hari abantu bamaze igihe muri gereza yo kwa Gihanda kandi bafite urufunguzo rw'ibyasezerano birirwa baririra ibyo kurya bishira Imana yarababwiye ati ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhishe ibyo gutabaza narabyibagiwe yegereza y'igihandiranye yiciye kwemera niyabuze kino kigore ubwo kibyaye kangahe cyashugama ariko kiranye ariko gifite amafaranga aya mafaranga azanyambutsa umukobwa n'ubwa nduti inshuro 5 ariko ndemera mwiyahureho nta handi ubuzima buri Imana iratinda ntabwo byazavamo uyu boss ngiye kwemera muhe amakazi kuko nakubona ndabona bitavamo Gihanda akabwira ate ubusuruta runaka ubusuruta pasiteri runaka nahiciye ubusuruta wa wundi urimo urasya wowe ntabwo ubona uri gusya hariya uramuruta wese urabona atari kujya we iyice ibyo bintu koko Satani abazaniye byo kwiyica mwamusubije ibintu kandi intege nke ngo zibanziriza kugwa cyane
icyo gihanda mwagihakaniye ko Yesu agiye kugaruka kureba, nubwo mwafashwe muri uwo mutego ko umwami yaba muririmbyi araririmbye aravuga ngo abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Yesu yabaruhura, ubahumurize babwire ko umukiza amara agahinda, mwirira mwisinzirira muri gereza, mwikwiheba mwiguma kwa gihanda, umukiza Yesu araje. nk'abana b'Imana Satani yakubohesheje ubugumba, nta mwana wo gutinda kwa Yesu gihanda. araje akuzanira urufunguzo, ibuka ko ufite urufunguzo. Yes. Ariko uzi ko hari abantu ubu Satani neza yafashe abatera ubwoba, babonye gereza, babonye ukuntu azanye ibikabyo, aravuga ati aha ntago twakingura ngo tuvemo, reka twiryamiremo hano, ubu n'ubugumba, n'ubundi wacu ntibapfa kubyara, n'ubundi wacu bapfa bagejeje imyaka, ntawe iwacu ujyukira, reka twiyakire, iyi kanseri niyo mu muryango. Igihanda we wakinze, ikanseri niyo mu miryango, abiwacu barishingira nawe ujye ukora zacu, diyabete ni izacu, kutabyara ni ibyacu, uburaya ni ubwacu, guhera ba nyirasenge na ba masenge na bakuru banyu na ba mama wacu, mama yatubyaye turi abana 6 nta n'umwuje na se, ibyo ni ibyacu. Gihanda we kinga neza ukomeze rwose, ntandi mahitamo ntago twahikura, ibyo ni ibyacu. Dushakira ibyo kwiyahuza vuba, tushakire natwe ko tugera ikirenge mu cya mama wabyaye abana 6 badahuje base, na papa wanjye yari afite abagore 12 rata. Gihanda rero rata nyingiranamo neza, mbanze nsohoza ibyo papa yari yarakoze, umubare wa papa numara kuzura nzasohoka cyangwa nzahagwa mu kimwe. Nagutangarizaga ko ari wowe ufite urufunguzo rwagukura muri iyo gereza urimo wowe ubwawe. Hari abantu bajye bababeshya ngo ubwo rero niba byarakugendekeye gutyo ngwino tugukorere deliverance, tugusiga amavuta mu bitugu tukurasaga gasago, baragushuka, baramubeshya. Aha agapira karenge niho karengurirwa, ni wowe ubwawe ufite uburenganzira bwo guca karande yawe kakuvaho, nta muntu wundi ujya ugusengera ngo karande kuveho usibye Yesu Kristo. Iyo umwizeye wowe ubwawe ugaca karande y'igisekuruza kiwanyu, iyo karande ikuva inyuma. Iyo gereza y'igihanda ni wowe ubwawe urufunguzo ruyigukuramo, ni wowe urufite. Ibyo kujya we profete narose ibi byangendekeye gutya, ati ohereza ituro ribyibushye, ibyo ndabikubitira kure ntugire ikibazo, kohereza ituro, arangiza tumva shaka umunyu w'inyanja, shyira mu mazi, ongeramo agasukari, kagararamo, reba iburyo, hindukira ibumoso, zamura ukuboko, imizimu iragiye. Byaragoranye. Nta wundi muntu ushobora kugukura muri iyo gereza, ni wowe ubwawe. Izere Yesu Kristo umwami n'umukiza. Bibiliya iravuga ngo umuntu iyo ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Haleluya. Ni ngombwa kujya muri Kristo kugira ngo amare ibya kera, aza n'ubuzima bushya bwo muri Kristo Yesu. Ni iki kikubuza kujya muri Kristo? Ni wowe ugomba, ufite urwo rufunguzo, rufate ku manywa usenge, rufate nijoro wizere, rufate nijoro no ku manywa na mu gitondo ukiranuke, komeza wizere, usenge, usome ijambo ry'Imana, wese n'amaraso ya Yesu, ufashe indushyi ubane n'ab'Imana, urebe ngo iyo myuka mibi irakuva. Iyo gereza y'igihanda, Imana Yesu yaravuze ngo muntabaze ndabatabara, mbereke ibikomeye biruhije mutamenya, kandi aba ninjye mbikuraho. Ikiza cy'Imana masenge, ikiza cya Kristo, iyo akweretse ikintu aba ari tayari kukivanaho. Ariko abantu bisi, abana bisi, abisi aba Yesu yavuze ngo mbasize mu isi, ngo ari kubarinda umubi, ngo abisi barabanga nkuko nanjye banyanze, abisi baberekwa ibibi bitari bubashe kuvaho. Kavuga ati masenge, mbonye gereza imbere yawe, ejo batukumva ngo bakujyanye, iyo ntago ivaho byarangiye, nta n'ibindi byinshi, mbonye urupfu yego nturenge hano hepfo. Ariko Kristo arakubwira ati do mbonye iki, bikore gutya, mbonye imigambi ya Satani, dore imigambi agufiteho ni iyi ngiyi, ariko nca hano, winyura aha ngaha wari ugiye guca, nyura hano. Ngo bagenda bacutwoba, ariko Imana ikagenda ica akanzu ko gucamo. Ntabwo uce muri bya byobo ngo ugende ugwa muri bya byobo bya Satani, ahubwo ibanye neza n'Imana. Mwana w'Imana igucira akanzu ko kunyuramo. Guca akanzu ntabwo bivuze ngo uragenda isibanganya byabyo, iragucira akanzu, uhita uca muri ka kanzu, wikomereze wigendere. Uyu uri umwana w'Imana ntabyo utinya. Ahubwo ikibazo kimwe, abantu impamvu bugara intege nke zabo ntabwo zibemerera kwitwa kuba abana b'Imana. Impamvu bazitabemerera kuba abana b'Imana nuko Imana babona ko hari ibyo yashobora n'ibyo utashobora. Ariko ngo yitwishobora byose,
iko yitwishobora byose rero ibasha kurangiza byose hadasigaye na kimwe. Iyo umwana w'Imana njye kwirirwa nikorera ibitandeba njye mu bitekerezo byanjye ndoburije gutekerereza abana banjye, ndoburije kumenya ko abana banjye hari ibyo badafite nkabibaha. Nuko bazakambwira ati amakayi mama yashize none ngurira ikaye ndabitekereza. N'abakozi kandi nukorega ushaka kuba utari umwana w'Imana ari kuri n'umukozi. Hari n'abakozi nabo bagenda bakabwira boss dodo boss umuceri washize, amavuta yashize, n'amakara yashize, agahita yigendera. Ibyo birakureba wowe ni wowe ugomba kumenya ngo urabitekereza, kuko nturebwo n'umukozi ngo genda ubyihorere. Kandi yaje gukora raporo yuko byashize. Wariko arakora nk'uzava muri urwo rugo ntago ari umuragwa, ntago ari umuragwa. Kubera ko atari umuragwa rero niyo mpamvu atagomba kugira gute, agomba gukora nk'umukozi akaguha raporo akikomereza. Ariko abana b'Imana twebwe turabaraganwa na Kristo, dukora aho tudakorera ibihembo, dukora tuzi neza ko tuzahabwa ibihembo mu bwami bwo mu ijuru, umurage w'abana bavutse mu rugo. Apana abana ntago turi ibibyarirana, ahubwo turabana mu rugo, turabana mu rugo indani gukora ibyo abana bakora mu muryango nyine, mu rugo kwa data. Umwana bafite uburenganzira bwo kumutuma aho bashaka, agomba kugenda. Abantu bafite uburenganzira bwo kubwira papa bimeze gutya, kubera urukundo dufatanye umwana afitanye na se. Ati papa bimeze gutya, ntago wikebagura, urivugira gusa ukabati papa nyamara burya ibi nibi. None hari n'ibyo twebwe tugomba. Yiri umwana w'Imana neka kumbwira aka kantu, uzikira umwana w'Imana hari ibyo utashobora no kujya kwiruka kuvuga ngo reka njye kubwira papa azabikore. Kuko rero ukavuga ati ngiye niba ndi kuri uru rwego ndi umwana w'umusore mu rugo kwa papa ajya kumubyutsa ngo aze yirukana umujura koko se biravamo. Njye kubwira papa ngo abuze oya, kandi urugo rurimo abasore b'imigenda, b'abasore nta n'urutinya. Cyambere umujura agomba kurutinya, yarutinyuka akamenya ko atarahava amahoro. We ni gute Satani agusura akahava amahoro? Dayimoni abo bakobwa ba Satani nabo bagasiga bakurangije, ko bazi wawe bakahava amahoro cyangwa bagasiga bakurangije. Ubwo busore bwawe uwo mubyimba kumara iki kandi uri umwana wo mu rugo. Umugabo ufite abana hari ibyo batagikeneye gukora, yigomera mu rugo akavuga ati abana banjye babikurikirana. Nkagenda nkajya hariya nkavuga nti ndabikora ntagombye kujya kubaza papa. Erega ngo Eliya yari umuntu nkatwe, kandi ngo urukundo bari babanye neza n'Imana, bari bazi imigambi y'Imana, kuko Imana ubundi irazi ikaba muri wowe imigambi. Ubundi muri ibyo yaravuze ngo ibimwuzuye nibyo yampaye. Arega buri ngo Yesu yajyaga agira impano yo kwiyumvamo. Niyo mpamvu nabe nyine bajya bagira impano yo kwiyumvamo. Ntabwo ari ngombwa ko buri gihe ritititata iravuze ngo iratita oya. Gusa iyo uri kuvuga ubuzi neza ko ayo magambo uri kuvuga ari guturuka kuri yo, kuko iri muri wowe. Nzagendera muri mwe, nkorere muri mwe, muzaba ubwoko bwanjye nanjye mbabera Imana. Ibyo ngibyo uri kuvuga rero uba wumva neza ko ibyo uri kuvuga biri ku mutima w'Imana, kuko Imana iri muri wowe. Ijambo ry'Imana avuga ngo niyo mpamvu dufite gutekereza kwa Kristo muri twe. Yes, niko bimeze. Nimba wiyumva ko nta badayimoni bagucumbitsemo, ni gute utekereza gutekereza kwa Kristo ukakwanga, kakuvuguruza ukanga gukora ibyo utekereje kandi ari ugutekereza kwa Kristo. Ubundi niko tuba tugomba gutekereza kwa Kristo, tukabaho turi mu mubare twumva ko hari ibyo bitagomba kutwufataho ijambo, kutuzonga, kutuzengereza. Ubaho ukaba mu kirere cyo kumva ko hari ibintu bitagushobora. Ubundi umaze kumva ko ibi nabishobora ariko bino ntago nabishobora, ibi Imana yabikora ariko ibi ntiyabikora. Imana ibasha kungaburira ariko ntago yankorera biriya. Imana ibasha kuduha ibiryo ariko ntiyavura kanseri. Ibi ngibi rwose ahangaha aho bigosabwa nyine ko dukora ibi ngibi. Ndemera nanga ibi ngibi nge hari kuri uriya muvuzi bavuze ko ajya avura kanseri, avura ibirozi bya kanseri, ukabona ko Imana yawe itabikora, ugatangira ngenda bizi rwose yamaye gutwita ariko ntago yashobora gutuma mubyara. Nagiye gufata akatsi ko kunzingura ntago namushyitsi musozi. Ibyiza nuko nabanza bakagenda bakama akatsi nkizingura. Yaba mutumye mutwita rwose koko nibyo mfite uva harimo n'amagufwa aranakina nkamwumva mu nda, ariko ntago namusunika, ntago nabasha kumubyara rwose. Ariko ko katsi baguhaye niko kari bukuremo uwo mwana. Imbaraga koko yafashe utuzi tuboneshwa mikrosikopi, ikaremamo amagufa, ikaremamo amazi, ikaremamo amaso, ikaremamo umubiri, igashyiraho umusatsi, ikamenya inzara aho zigomba kujya, ikamenya buri kimwe.
igashyiramo amatwi, ubu kumva ko kumukura mu nda yawe urabona itamukuramo. Paka mukecuru niwe ufite imbaraga zo kuguha akantu ko gutuma ari buvemo cyane. Ntabwo uri umwana w'Imana. N'uwo mwana utwite urimo uramuhemukira, urimo uramwambura Imana. Ntabwo uri umwana. Abana b'Imana bagira kwizera. Abana b'Imana bumva ko Imana iri hejuru, ishoboye byose nta na kimwe. Niba mbonye imisi ari bitari yantunganyiriza, ntabwo ndavuga ko uko itabishoboye, ahubwo nuko ibaye ndetseho gato. Herega twibuke ko ku musaraba Yesu yageze aravuga ngo Mana yanjye niki gikundekesheje. Yabonye nakomeza Imana ikomeje kukuhozaho ijisho gutya, ntago wapfa. N'Imana iyo ikomeza guhanga amaso Yesu ntago yari bupfe, yari kukomeza akabaho. Yagombaga rero guhindukira ikareba hirya kugira ngo anogonoka akore ibyamuzanye. Naho gumana ikiganiro n'Imana, bagumye biganirire se ku musaraba nibyo byari byamuzanye kugira ngo agirane ikiganiro n'Imana. Ariko ngo Imana yamuteye umugongo mo gake, ahita agira ikibazo cy'uko Imana imuteye umugongo, avuga ngo niki gikundekesheje. Ariko kwari kugira ngo asohoze ibyo yari yazanywe nabyo mu isi. Harangije aravuga ngo rama sabakitani, ngo bamwe bahita bumva mu kinye rwa rurimi tujya tuvuga ntibarwumva, baravuga Haleluya, ngo amazi ngo yo kunywa icyaka kiramwishe, bamuzanira inzoga sha ngo sipongo, ngo barayimuha umutima uhita uca, baramunogonora, bangije baramuvunagura, baragenda bajya gushyingura gishyushye isaba tutaratangira. Mushyingure vuba, mwihutishe vuba isaba titatangira, bakiri ku musaraba. Ubundi twamwishe tumuziza kuyizirura, none atayizirura ari muzima ngo akayizirura yanapfuye. Mugire vuba ngo banze gupfa bahita baza bavunagura amaguru ati muyaturitse. Ngo Yesu bagiye kumugeraho basanga yagiye kare, baramwihorera. Isezerano ryanjye nuko utazagira igufa ryanjye rivunika. Kandi Yesu yazize iki? Yesu yazize iki? Yazize ngo kuko yavuze ngo n'umwana w'Imana. Ibintu byitwa kwigereranya no kuzirura isaba. Kuko n'umwana w'Imana, ntago ari umwana w'Imana, uriya ntago ari umwana w'Imana. Ashoboka ko atari nawe Imana yanyu mukorera atari yose. Urumva? Yashoboka ko iyo Mana kuko atari na Yesu. Impamvu Yesu yavuze ngo yaje mube abe ntibamenye, ariko ngo abamwemeye bo yabahaye ubushobozi. Abamwishe rero n'ubundi ntibamwemera, kandi nawe yari yavuze se aravuga ati impamvu mushaka kunyica nuko muri abaso Satani. Iyo muba Aburahamu muba mukoze ibyo Aburahamu yakoze, aho uko muri abaso Satani mushaka kunyica kuko ibyo isi atekereza namwe nibyo mutekereza. Kako Satani nta kindi cyamuzanye n'ukwica, kwiba no kurimbura. Aka kantu tukavugeho gato Masenge, wenda batwumva barabyuba bisobanukirwa. Yesu we yari yamaze kumenya yuko ari abase Satani. Maze kubona ko ari abase Satani, niyo mpamvu bamutukaga ati wowe ko tubona utavuga kwa Satani, uri kwiyitiranya kwiyoberanya, ntago uri uwacu kwa Satani wowe. Ntago uri wacu wivuga ngo uri uwacu, ngo uri umwana w'Imana. Imana yabo yari ya Satani nyine. Rero ntago bagombaga kumwemeranya neza ngo bemere yuko koko ari uwabo. Ibyo bavugaga rero wabonaga koko bari mukuri. Yesu yari amaze kubarondora. Uri dayimoni, uri Beelzebul, umutwe wa demoni. Bagera hirya bakisiganya ateko se ko papa ari Satani. Katubona yatavuga nkatwe, tusubireho kumubaza ngo urinde. Akagaruka ari urinde. Akavuga ati se mwebwe mubona ndinde. Bani mumbwire ngo yatubwire. Ati nanjye ndabanza kubabaza ikibazo. Kubatiza kwa Yohana kwaturutse ku bantu cyangwa ni ku Mana? Bagatekereza imibare. Ni tuvuga ko kwaturutse ku bantu, abantu baradutera amabuye kubera ko abantu bose bemera ko ari umuntu uzaturutse ku Mana. Nituvuga ko nabwo yaturutse ku Mana, uyu nabwo aradutsinda avuge ngo kuki tutamwemeye. Reka tuvuge ntago mbizi kuki babaze ibyo badafitiye igisubizo. Ubundi niba mwanze kubimbwira nanjye mbabwira aho ubutware bwanjye nabukuye maze azendore bagatango bakazabiranywa n'uburakari. N'abase Satani. Weriki n'abase Satani. Kuburana rero baburana ngo Yesu ngo ntago yari umwana w'Imana, bafite ishingiro. Bana babwarije bakihina nko ku gipfumu. Bagabusanga turiya wadutse we ni ko bari kuvuga ko tuvukana. Tana akabaga ati mugende mukureho vuba vuba baraturangiza. Baratumara mukureho mugire vuba vuba butaraje. Sabati taratangira muzamwamurangije karicya. Rata mwebwe bantu ko boshya rubanda. Ubu hari rubanda bari kuvuga ibyo bohejwe. Mwebwe bantu rubanda muvuge nabambwe
mu rusengero harimo rubanda ruri kozwa uri kuvuga abantu n'abambwe uriya hari abantu bari hariya bahora baba bari kuburana ngo Yesu ntago ari umwana w'Imana ngo ntago ari umwana ntitubarenganya kuko Yesu ngo Imana ntibyara kandi yaravugaga ngo uyu munsi ndakubyaye uri uwanjye. Erega bo bantu ikibazo abanyamubiri bumva ibyo mu mubiri n'abanyamwuka bumva ibyo mu mwuka. Twe tuvuka kwa Mana kuko turi mu mwuka ntago tuvuka kwa Mana mu mubiri. Na Bibiliya irabivuga iravuga ngo abamwe ngo bo ntibabyawe n'inyama n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana ubwayo. Mwebwe mukagenda mukajya ku ruhande mukavuga ngo Imana ntikora ibi ngo ntikora n'ibi ngo ubwo yabyara ite ngo mushatse kuvuga yuko ngo yakoze ibi n'ibi na Mariya. Mwebwe mwumvira ibyanyu mu mubiri ariko ntabwo ariko byari bimeze. Imana yabyaye Yesu niyo reka dusoreze kuri iri jambo ndibabwiriremo ibibareba. Icyo bita Abakorinto urwandiko rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 21 haravuze ngo kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwiriza. Ibyo mwumva tuvuga mukumva ntibishoboka mugashyira muri analize ntibuzigera mubimenya na gato. 22 dore Abayuda bashaka ibimenyetso naho abagira ikibo bashakashaka mu bwenge. Ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku Bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko ku bahamagawe haleluya b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo ariwe mbaraga z'Imana kandi ariwe bwenge bwayo. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data yuko ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi. Haleluya. N'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi, ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye. Kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Mpamvu bidasaba Beti guhamya uwo yamenye. Niyo mpamvu ibintu Beti azabivuga mukabishaka mu bwenge, muri materineri, muri primeri, segonderi, kaminuza, cyiciro cya mbere, dogitora, porofesora, matrice, ugashakisha ukavuga ko ntabishyikira byagenze gutera. Ni ukubera ko Imana itahisemo ko ab'isi bamenyeshwa Imana n'ubwenge bwo mu isi. Niyo mpamvu tubyizera, ariko mwebwe mukavuga kwitabyara. Iyo Mana ese bundi mufite Imana zingahe? Ko twumva muvuga Imana mwana Mwuka Wera n'Imana so mukavuga kandi Imana birivuga ubundi mufite zingahe? Mwabikura he? Mwabigirwa n'iki? Ubundi se babimenya bate? Yahisemo ku bwenge bwanyu bushyikira ibyo bintu. Imana yabo ni imwe. Imana yabo iyo ngiyi imwe ntibyara nkuko babivuga koko. Oya bagira Imana nyinshi. Aho yako bavuze ngo Imana yabo ninda. Birateye isoni. Babahoza umutima ko biri mwisi. Mubabwira ibintu byo gutekereza ibirenze ibyo babona. Amamodoka, amagare, amafarasha, amazu. Ari naho bagera bakavuga ngo tugera mu ijuru. Bari abagore beza. Ngo bari gukorera amasugi y'amaso meza. Kandi twe twajya ahandi muri ya mvugo y'Imana tugasanga mu ijuru nta kurongora nta kugira gute. Twambaye imibiri ijuru ryabo abagore barateguye ngo ku bantu bihanganye ngo zahabwa abagore ngo na Yesu ngo ari muzahabwa abagore. Ujye wibuka ko hariho amajuru 3. Shano ukajya ubishinga bashobora kuba bavuze ijuru ry'abagore kuryamana baba bumva ikintu kinejeje muri iyi si ngo kiryoha cyambere n'umugore n'umugabo. Kwa abagore bari mwisi mwarongo abo mushaka ariko mwahabahaga mukaza tugakorera ijuru ry'abana b'Imana bazambikwa wa mubiri Yohana yabonye kavuga ngo uko azaza asa natwe niko tuzaza. Ko mu ijuru dutegereje ubwiza budahinduka.
ko dutegereje kurabagirana no gushushanywa n'ishusho y'umwana w'Imana, ibyo ko tuzabana na Kristo tukimana nawe ingoma y'imyaka ibihumbi. Niki gituma mukomeza gushaka ibintu birina bifatika? gusa abagore b'amaso meza nimubona ko Kigali amaso y'umwuka nimba muri no mu bihugu bitarimo abagore beza, ni muzi Kigali barahari bake mu Rwanda hari abakobwa b'imisayi igoroye n'imbavu ndende n'amabuno n'amatayi, kwa kundi mubabona mukabikorera nk'ibihembo, mubafatire hano ubundi dukorera ubugingo, ubundi twikomereze. Sibyo ahubwo baratangira ngo bazabona abagore mu ijuru, ngo bazabona ngo ibiki, ngo bazahembwa abagore. Ese abagore bo bazabona abashaka muzabambariza abagabo ko bakorera abagore b'amasugi, kandi nkabonamo n'abagore abagabo cyangwa nabo bakorera abagabo b'amaboga. Imana ntabwo mbizi, nzakabaza numva bazahembwa abagore rw'iyozo bw'Imana. Si amagambo mwabapfapfa bwami bw'Imana. Uwo Yesu rero twavugaga, nimumenye nyine impamvu mutamwemeye ni uko nyine Imana yanyu ntabwo ari imubyara, niyo mpamvu mutamwemeye, niyo mpamvu muhora mumurwanya. Ariko uwo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo Yesu twe twakurikiye we nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ngo mukurikira akurikira ukuri. Utakurikira Yesu akurikira ikinyoma. Ubwo hari ikinyoma, hari n'ukuri. Kuri ni Kristo, ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo. Ibyo bitatu ntawe uzajya kwa Data atari ibyo mujyanye. Ubwo uri kwitegura kuzajya atanyuze kuri Kristo, ubwo afite undi se asanze, kandi biri kiriya kazajye gufuragurika muri ibyo bishanga, muri iyo gihe nomo muri aho hantu. Ariko ijuru ryacu ryarateguwe, tuzajya kwibanira n'umwami iteka. Uwo Yesu wacu tuzajya kuraganwa nawe mu bwami bwo mu ijuru. Tuzajya mu ijuru turuhuka imiruho n'imihati muri iyi si. Tuzajya kwimana na Yesu iteka, ingoma ibihe n'ibihe. Ahazadutuza ntabwo ari ngombwa ngo tujye kuhamenya gusa ngo nibyo amaso yacu atarabona. Wowe ukajya kuvuga ngo hariyo abakobwa b'amasugi, ko amasugi hano mu Rwanda bahari, no mu yandi mahanga ko bahari, kandi biri kavugira ko tuzabona ibyo amaso yacu atarabona, ibyo imitima yacu itigeze inatekereza n'ubwenge. Ngibyo nibyo yabikiye abamwizeye. Mwaretse tukakurikirana dushaka kuzajya kwibonera. Wabibabikiye ntago bamwizera, ntago bamuzi, ahubwo wamubabwira disi. Ariko burya impamvu ntago bamuzi, ahubwo Imana ibihishurira. Kuri Yesu abihishurira. Yesu we bihishurire bari abavandimwe ngo baba bazi ko bari gukora abagore b'amasugi, kurinda ubwo babadoda. Wanjye munkurikiye, kandi ikindi nama nabagira, kandi ntago nava imbere ya kamera nakavuze. Imana yacu ntago irwanishwa amagambo, Imana yacu ntago irwanisha iterana amakofe. Imana yacu ni mu mwuka. Niba ubona hari bitari kugenda neza, iherero ujye gusenga. Ariko kuvuga ngo nje kuvuga Yesu, ngo nawe uje kuvuga runaka Muhammed cyangwa undi wundi, ngo tumuhanganireho duterana amagambo ngo turebe utsindwa. Ntago Imana yacu ari umupira. Ntago Imana yacu ari umupira abantu banima ngo bafane, habe hari abafana bari hariya n'abandi bari hariya, ngo murije guhanganira Yesu wacu. Ntago Yesu akeneye abamurwanirira, arihagije. Mwere kunteshereza agaciro Yesu wanjye. Ntago muri kujya kumutesha agaciro bumuhanganiraho. Nta washobora kumurwanirira muri iyi si, nta warwanirira Yesu. Icyo ukora ni kimwe, icyo ukora ni kimwe, ni ukumwizera, ugasenga Imana ukavuga ati nturiya muntu nubwo atamwizera, Uwiteka we nubwo atakwizera mwihishurira kumenye, kuko wowe uri kuburanira Yesu. Hagarara hari ukajya kuvuga Yesu, umuburanira ngo ameza cyangwa avuga cyangwa Bibiliya ngo ivuga itya, uri kuburana uri mu magambo. Yesu wacu ntago ari uwo mu magambo. Ntabwo ruta Sawuli yihishuriye akamubwira ati ndenganyiriza iki, agahita avuga ngo urinde nka kwizera, kandi yavuze Yesu neza. Rero bantu b'Imana munkurikiye, ako kantu ntabwo nava kuri kamera ntakavuze. Muhave nimusigeho, muri gukora ibizira, muri gukora ibitari byo, kuko urahava bari kukumwaza yakwiteguye. Ntabwo urusha Satani amagambo yo kumenya Bibiliya, wijya kuburana, na Yesu yaravugaga ati handitswe ko, akikomereza. Akaza mukurikira ati handitswe ngo akikomereza. Ntabwo yigeze ajya gufata umwanya wo guterana na Satani amagambo. Nimumbabarire bantu b'Imana bihishuriwe Kristo, ahubwo Kristo agenda yihishurira bataramumenya bamumenye. Reka dushime
Kristo Yesu utubashishije, nawe tugushimire kubwo kutuganiriza umwanya ungana gutya, ntukabure ku mwuka wera, ubwo abantu barasobanukiwe abana b'Imana n'abana ba Satani n'abana b'isi cyangwa se n'abantu b'Imana. Ushobora kuba uri umuntu w'Imana ariko utari umwana wayo, ushobora kuba uri uwa Satani ariko wiyitirira kuri uw'Imana. Ariko uyu munsi icyo tukwifuriza nuko wahinduka umwana w'Imana, kuko abana b'Imana bafite iherezo ryiza, bafite umurage mwiza. Rero mwene data, reka tukwifurize kuza kuba umwana w'Imana, hanyuma tukazabana muri burya bwami. Umwami w'amahoro aguhe umugisha, mukomere, turi ku rugamba kandi tugomba gutsinda. Wakoze cyane. Imana ibarinde, murakoze. Amen.